Hello everyone, muraho neza. Turabasuhuje kandi turabishimiye mwese abakurikiranye Real Media TV Rwanda, aho muri hatandukanye mu mpande zose z'igihugu ndetse no hanze yacyo. Turizera tudashidikanya ko hari abadukurikira mutari mu Rwanda. Turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko mubimenyereye rero, kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube channel twabagezagaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'indirimbo zitandukanye, bitavuze ko zigiye guhagarara kubageraho, bizakomeza uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi rero ni iby'agaciro kubana namwe, tubifuriza kugubwa neza aho muri hatandukanye. Ngewe muri kumwe ndi Theos Bless, iyi ni Real Media TV Rwanda. Rero tugiye kujya tubana namwe mu biganiro bitandukanye, cyane cyane twibanda kuri gospel ndetse no hanze yatujyaho gake cyane, ariko mini ni gospel. Turakwifuriza kugubwa neza rero aho uri hatandukanye, ndetse wowe utarakora subscribe kuri channel yacu, turagusaba ngo ukore subscribe ndetse ukande no kuri kariya kazogera, kugira ngo uko hajyaho ikiganiro ujye ubasha kugikurikirana, ko tuzabagezaho ibintu byinshi bitandukanye muri karere zitandukanye. Ndizera ntashidikanya ko utabura ikikugirira umumaro. Ngwino ubane natwe rero kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube channel Real Media TV Rwanda. Turagushishikariza kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ikiganiro kirangize, kugira ngo inama zigaragaramo hano muri iki kiganiro zijye zibasha kukugirira umumaro mu buzima bwa buri munsi turimo. Aka kanya rero turagira ngo tubamenyeshe ibyo dukora bitandukanye hano kuri Real Media TV Rwanda. Turafotora ibijyanye n'ubukwe ndetse n'ibirori bitandukanye, video zitandukanye. Urabona nk'iyi video uko uri kuyireba, urabona ko video dufite isa neza rwose. Nawe rero twagukorera video itandukanye, isa neza ndetse yagushimisha. Ushobora kuba ufite ikirori tugira amafoto meza, wakurikirana Instagram yacu ni Real Media TV Rwanda, ukajya ubasha kubona ibyo dukora, ndetse wabona n'ukeneye amafoto meza ndetse na video nziza, ufite ibirori bitandukanye, ukamuturangira tukamufasha. Twebwe intego yacu ni ukubagezaho ibintu byiza ndetse tukabageraho ku gihe. Nta bintu byo gukererwa mu birori byanyu, ndetse ubuhamya bwacu ndetse n'abo twakoranye nabo, ubuhamya bwabo burivugira. Ndagira ngo rero ngusabe wowe utarakora subscribe uyikore, ushishikarize kugira ngo ibiganiro byacu nk'uko ari akagaruka ujye ubasha kubibona hano kuri Real Media TV Rwanda. Ndizera ntashidikanya ko ibyo tuzabagezaho bizabashimisha, kandi wemerewe gutanga igitekerezo muri comment, ukatubwira kubona ibintu, ndetse ukaba waduha n'inyunganizi y'icyo twagenderaho ukurikije ibyo dukora no kubibona. Ikindi kandi turasaba buri wese ukurikiranye Real Media TV Rwanda kugira ngo abashe gukora share, ibiganiro bye bibasha kugera no ku bandi bantu, ndetse natwe tuzamuke. Iyi channel yacu murabona hafite abantu bakeya, tumaze kugera hafi muri 800. Ndakwinginze kugira ngo wowe udukurikiye bwa mbere ukande subscribe ndetse na share, kugira ngo ibyo dukora bibashe kugera kuri benshi kandi bibagirire umumaro. So rero nk'uko nabibasabye, nimero waduhamagara urayibona aho hasi. Uramutse ufite ubuhamya watugezaho, cyangwa hari icyo wifuza kuganiriza abantu, waduhamagara tukakugeraho, cyangwa se tukakurangira aho wadusanga, kugira ngo tubashe kugeza ibyo wifuza kugeza kuri rubanda nyamwinshi, biciye kuri YouTube channel yacu Real Media TV Rwanda. Ni karibu mwese kandi turabishimiye, turabakunda cyane. Ubwo tugiye kujya tuganira uko bwije n'uko bukeye. Ndabinginze kugira ngo ntimuzabure hano kuri YouTube channel yacu, tugiye kujya tubana uko bwije n'uko bukeye. So turabakunda cyane rero, Imana ikomeze iduhane umugisha. Ciao ciao.